pasiteri yaramunyangishije bimwe bya burundu ahubwo turarekana noneho bwa buzima natinyaga bwo kuba ndi jyenyine mba ntagiye kubwinjiramo sasa mbaho ntafite umukunzi mbaho nta muntu niyumvamo nkabaho muri korari numva yaramereye nabi cyane kuko yaramfuhiraga njye sinkamenya impamvu ntabwo nari nzi impamvu kuko umukobwa wese twageragezaga kuvugana akabona ni umuntu abona nshyizeho umutima yaramubangamiraga akatubangamira ku buryo kubana hagati yanjye n'uwo mukobwa yashyiragamo urukuta akaremamo ikintu kibi cyane umukobwa tukarekana ntazi impamvu biteye nahise negura telefone yanjye nandika SMS itari ndende saba urukundo abakobwa batatu nyandikira abantu batatu nayanditse irimo amagambo amwe asa nyohereza abantu batatu mbwira Imana ntireba w'Imana mbere yo kuyohereza ndayibwira ntumva twumvikana wambwiye ko nkoresha ubwenge wampaye none ubwenge wampaye ngiye kubukoresha ndakwinginze wowe ububanziriza imbere ubuherekeze none ibyanjye nibigerayo biragerayo hari icyo bamaze guhindura uwo bikubita umutima birawubomora ntabwo ararambirwa kunyishyura ikibazo namubajije nimara kuyohereza SMS ndavuga nti ku giti cyanjye ndavuga nti umuntu uri bugira amahirwe yo guhita ampamagara ashaka kumenya aya magambo yavuze bimeze bite ndavuga nti uyu muntu niwe muntu ndi buhite nkomezanya nawe andi matelefone yose ndahita nsiba muri telefone yanjye mpanagure mvuge ko mfashe umuntu umwe Brigitte bamwije ubuhungiro cyane rero nibereye kwa Brigitte mbayo ariko mbona ari sosiyete numva ntisangamo nkayigendera kure nkumva nyine umuntu nisangagaho cyane bakunzi bashoboka TV reka twongere tubasuhuze kandi twizera ko mumeze neza cyane abari muri ibi bice bya Kigali n'utundi turere bashyize muri gahunda ya guma mu rugo twizere ko mu kugenda mwitwaramo neza ndetse n'abari mu tundi turere aho ubuzima bugikomeje namwe twizere ko mumeze neza abari hanze y'u Rwanda rero ku mugabane wa Afurika abari ku mugabane wa Amerika abari ku mugabane w'Uburayi abari muri Aziya ndetse n'ahandi hose tutabashiye kuvuga twizere ko mwese mumeze neza kandi twishimira cyane umusanzu wanyu muduha nka Shabuka TV mu kujyana ibiganiro byacu kandi ntago mubikurikirana gusa ahubwo mujyaho mukatangaho n'ibitekerezo mukadushyigikira ku buryo bushimishe cyane kandi mubikomerezeho rwose niba ubonye akanya rwose ukabasha kureba aho wabonye iyo internet wibuke gusiga ukanze subscribe nyamuneka kuko ni inkunga ikomeye kuri twebwe reka twizeye ko tumumeze neza cyane rero kuri uyu munsi twongeye kubazanira babagabo mwakunze cyane n'abagabo b'impanganyira ngo murabibuka ubushize tuganira batubwira uburyo basangiye n'ingurube imyaka 2 yose batubwira struggle z'ubuzima baciyemo zigoye cyane ubushize twe twashoje ikiganiro cyacu tutakirangije neza ndetse bamwe mukomeza kutwishyuza mu dusaba yuko twabagarura bakongera bakabaganiriza uyu munsi rero twabazanye n'ubundi nibo mubona imbere yanyu muraho neza muraho amakuru ni meza cyane turashima Imana cyane bikomeye ndabona muri ya forume tumeze neza ni urebye uko ubuzima bugenda buhindagurika tuba dusabwa kubyakira ntacyo kurenzaho kindi so ubushize rero nibyo navugaga dutangira yuko twaganiriye cyane ku buzima bwanyu bwite ubuzima mwagize mu bisa nkaho hari ubuzima bushaririye ukuntu twatandukanye rero mutubwira ko muri mu gishanga cya Rwampara mu bana n'ingurube mugasangira nazo mpereye kuri Sarufo ubwo buzima waje kubusohokamo uterero dukomeze ubuzima rero uko naje kubusohokamo ndibuka hari mu gitondo kimwe umupasiteri wari unshumbye witwaga Desire yaje kumpamagara nka 9 z'ijoro arambwira ngo tuzamuke tujye ku musozi gusenga ubwo mu gishanga bari biciyemo abantu je ntabizi akimara kumpamagara 9 z'ijoro narazamutse musanga iwe mu rugo turazamukana tujya ku musozi ngiye kumva numva makuru ndi guhindukira tuva gusenga kuko twasengeraga mu buvumo bw'igahanga numva barambwiye ngo mu gishanga biciyemo abantu reka ufite kubera ko nahararaga hamwe mwabaganye niho abantu biciwe yego aba ntanduru nari numvise numvaga izo nkuru nyine kuko nta makuru nari nzifiteho yego bo ndangije nyuma
numva hari abafashwe bajyanwa gufungwa ariko hakaba harimo n'umusore umwe bitaga Amasengesho twabanye aho ngaho mu gishanga nawe agenda muri abo bafunzwe ariko nyuma aza kurekurwa kuva uwo munsi ubwo nabwiye pasiteri ko nararaga mu gishanga ariko we nta makuru yari afite y'icyo gishanga. ubwo n'uwo mwe mumanye imyaka 2 uraramo we nta makuru yifite ariko nta makuru yari afite. Yego noneho nza kumubwira ntari kuzi ko burya wampamagaye ndi mu gishanga ariko nubwo nari mu buzima bubi nkirinda kugurisha agatelefone kanjye kuko nari nzi ko rimwe na rimwe nshobora kukariraho. umuntu akampamagara akampikira umuntu akaba yampamagara akampiki icyo kurya nuko ubwo tuvuyeyo rero nibwo bimubwiye ariko ndamubwira nti rero arambaza ati icyifuzo ni iki ndamubwira nicyo nshaka ntabwo ari ukunjyana iwawe kuko numvaga ari hari gufokasinga ngumba ari honge ahubwo ntabwo ngi iwawe mu rugo ahubwo icyo nagusaba wamfasha nkajya ndara mu masengesho igihe nifashije ko ari amasengesho ariko mu by'ukuri nari nkeneye cyitwa icumbi ariko ku buryo bukomeye. arambwira ati niba ari amasengesho arambaza urashaka kujya usenga kangahe ndavuga nti nibura buri mugoroba ndashaka kujya ndara mu rusengero nkarara nsengera amateraniro dore ko twanasengaga kenshi mu mibyizi. arabinyemerera arambwira ati ugenda niba ari ukurara rusengera iteraniro it's okay ariko nakubeshye nta n'iminota 5 namaraga nsenga iyo nakabye kanamara 2 cyangwa 3 nkahita niryamira ngasinzira nkakanguka mu gitondo nka saa 12 cyangwa n'imwe nagakomanze atakomanga abadiyakoni niyo bankanguraga mu rusengero ndyamyemo aho ngaho baje gukora amasuku kugira ngo amateraniro atangire. nuko ubwo mbavuye mu kurara mu gishanga aho ngaho ujya kurara mu rusengero ujya kurara mu rusengero ubeshya kuri mu gusenga ubwo byari urwitwazo kuko ndi gusenga ariko mu by'ukuri ntabwo byari iyo intego yanjye ari ukubona aho kuryama gusa. ubwo musenye wamaze iminsi ngahe mu rusengero ndumva namazemo hafi nk'amezi agera kuri 3. bazi kurara winginga bazi ko ndara ninginga ariko hari n'igihe bazaga yaba protokole hakaza departement y'abaririmbyi hakaza y'abanyamasengesho nyine nanjye nkifatanya nabo nk'uri gusenga ariko mu by'ukuri geta gati yaje ari yuko bari bugere kuri yangingo yo kuvuga ngo reka turuhure umubiri ebana ngahita nkusha nkaryama ubwo iby'ababyuka baranagendaga bakanzigama aho sinamenyaga igihe bwakereye kuko ntabwo yari yo focus yanjye. jewe intego yanjye yari ukuryama nkisinzirira aho ngaho aho ntari bubangamirwe n'imibu myinshi ntari bubangamirwe n'imbeho nubwo yari hari ariko nabashaka kwiyorosa iki harimo ibitapi byinshi umushumba yari yarashyizemo kwiyorosa igitapi nkarenzaho n'ibitenge babaga bazanye barajugunya ubwo kurya wahoraga wirije amezi 3 yose cyangwa nahoraga niyirije kuko nubwo nari mvuye mu gishanga ntakiharara ariko ntibyambuzaga kujya kwirira ibiryo by'ingurube bya bindi nyine waryaga ibiryo by'ingurube ugataha mu rusengero cyane ntacyo byari bintwaye nari maze no kubimenyera dore ko ariko nyuma gato bageze aho barambwira hari umusore twabanaga icyo gihe witwa Museveni ndakeka nabo mwabwiyeho bushize wamuvuzemo yego Museveni barambwira ngo azongera kujya kurya ibiryo by'ingurube z'abandi ziri kwahira dore inzara yazishe cyangwa bazamwicira ndabaza sishaho ibiryo by'ingurube bati tukubwiye gutyo nawe nazo ubimutangarize kandi nawe turakwiyamye ariko nkaba hari umusore wankundaga witwaga Joseph yakuragaho duke akatumbikira kakampaho tukaganirira aho ngaho mara kuganira umugoroba wa kuba nkazamuka nkiryamira mu rusengero ntacyo byabaga bintwaye nari maze no kubimenyera. Todo aho wowe wari uri hehe muri icyo gihe wari ukiri hamwe rugangitse muri icyo gihe cyageze ngewe n'ubundi nkuko nabibabwiye mu nkuru twahereyeho mbere icyo gihe ngewe nari mfite akazi k'izamu ako kazi k'izamu rero nagafatanyaga no kujya gufata ku iryo funguro ariko nkagenda n'ubundi nkigira ku kazi bisanzwe bakagira ngo wenda ubwo niriwe ndyamye muri iyo minsi rero mu gihe umuvandimwe we yari ari muri ubwo buzima nagize gutya ngewe mbona undi muhungu twaririmbanaga arambwira ati ngwino ujye wiryamira mu rugo
yego ariko nabwo ni njye byabaye ngombwa ko mbimusaba kuko numvaga ubuzima bwo kurara umuntu yicaye akongera akirirwa agenda cyangwa se wenda ukongera ukanirirwa wicaye numvaga bungoye cyane ibitotsi bikaba byinshi ukumva umutwe stress ibintu byose ukumva byaguhuriyeho no kwifatira imyanzuro rimwe na rimwe ukumva ntibishoboka yego ubwo rero jewe nari ndi kumwe n'uwo musore ariko nabwo ntabwo byari bimereye neza byari bimereye neza ariko buhoro buhoro naje kugenda gake gake ngenda mbivamo buhoro nza kugira igihe uwo musore nawe dutandukana twaje gutandukana nawe nyine bitangendekeye neza kubw'imibanire yanjye nawe nabonaga itari kugenda neza kuko hari ukuntu numvaga nifuza ko twabaho muri planning zanjye ariko nk'umuntu wasanze umuntu mu rugo rwe ntabwo nari kumujyana mu byanjye ngo abinyemerere niwe agomba kumwiyadaptaho yashaka kumpa umurongo ngenderwaho ubwo rero ntago icyo kintu twigeze tugihuzaho kuko urumva umuntu afite imibereho ye agira inshuti nawe ukagira izawe yego izo nshuti rero uko zazaga kenshi ziza mu rugo zazaga zimbangamiye izo nshuti ze zikambangamira nkabona ko bitambereye byiza nza gufata umwanzuro wo kurekana nawe ntangira nanjye ubuzima rero wari ukiri umuzamu nari nkiri umuzamu icyo gihe nkajya mva ku kazi mu gitondo nkafatiya Kicukiro ku rusengero kugira nkava Kicukiro ku rusengero ngaruka ku izamu inshuro nyinshi iyo nigereraga ku rusengero hari amabingaro mu gikari niyo nagendaga ngafata umukeka nkiryamiramo nkasinzira ko urumva ko byabaga ari no ku manywa nimugoroba mfite akazi k'izamu nkongera nkavayo nkagenda nsubira ku kazi yego uhajya mwari mumaze kugira ikigero cy'imyaka ingahe ejo bundi nta nubwo ari kera cyane ejo bundi 2016 2016 ubwo se sibwo abambere mumwe yatanye ari hafi kurongora yego okay Arufo reka twinjire ku rugendo rwawe ubwo mukomeje ku ngingo yo kurongora reka twinjire ku rugendo rwawe rwo gutereta noneho ubwo buzima wari umezemo gutyo waje kwinjira mu bijyanye n'urukundo gute kuko umuntu yumvisha ubwo buzima mwe murimo yakumva yuko wari ushaririwe cyane ku buryo utanatekereza n'igitsina gore nyamara uyu munsi ufite umugore kugira ngo wigobotore ubwo buzima bushaririye gutyo bwo gusanya n'ingurube unatekereza ko no kubana n'umugore ari ingenzi byaje bitebyo mbese duhe mapu mu magambo make mapu y'urukundo rwawe mu gutangira urukundo rwawe ko byagenze muri make bakunzi bashabuka TV cyo nababwira cyo nubwo nari ndi mu buzima bushaririye gutyo ko nari mfite umubiri muzima ukora neza urumva ko nararyaga aho ngaho hepfo aho mu gishanga nahaga nyuma yo guhaga nyine nawe urabyumva umuntu umubiri ugerageza gukora muvoma zisanzwe nk'iz'abandi yego ubwo bwa mbere ninjiye mu rukundo n'umukobwa bitaga Korodina nta kwirenza se ubwo kumuvuza ntacyo ntwara ahubwo nahari ndamushuhuje niba nawe abasha kudukurikirana amenye ko musuhuje umukobwa bita Korodina turakundanye pasiteri aza kubimenya imenya dutumiza muri ofisi ambaza ati se muhungu wanjye kuko icyo gihe nari umuvugabutumwa no ku rusengero nubwo nari mbayeho gutyo umuvugabutumwa ku rusengero nyobora amateraniro kandi nukuri ubwiza bw'Imana bukamanuka imbaraga z'Imana zigakora imirimo yego ku buryo rwose kubonaga nshikamye kandi mpamye noneho mukobwa turakundana nari nanayoboye urubyiruko nawe ari umwe mu bonyoboye mu rubyiruko yari inama yawe kugenda nkamuhamagara akitaba karame ntabwo byari ibintu bingoye cyane dore ko nari ku ruhembe kandi ubona ndi n'umusore wiyemera nkiyaminiye nubwo nari mu buzima bushaririye noneho tumaze gukundana badutumiye muri ofisi turagenda turitaba mushumba arambaza se ko numva gutya na gutya ndamusobanura umukobwa turakundana ni inshuti yanjye aramubaza umukobwa se uramukunda umukobwa ati cyane ubwo arambwira atoke ikibazo reka tuzaba tureba pasiteri wanjye ubwo tubanye gutyo nyuma sinzi uko byaje kugenda pasiteri aza kubivanga umukobwa arampamagara arambwira ati nyamara turabireka ese byagenze bite bishop ndumva ari kumbwira ngo ibyo bintu ntibishoboka namaze se shaho
ibyo yakubwiye ko bidashoboka ni ibiki ati pasiteri gusa yambwiye ko bidashoboka ubu baratambutse yego nyuma yaho numva kubaho ntafite umuntu turi gukunda nandi no mu kofete numvaga nkeneye umuntu nzajya nganiriza ubuzima bwanjye akabwakira wari ugitaha mu gishanga se nari nkirimo aho ngaho aho mu rusengero nirira mu gishanga gutyo ariko nkumva kubaho nubwo umuvandimwe wanjye yego twaganiraga ariko numvaga kuko ubuzima twari tubuhuje numvaga atari umuntu naruhuriraho umutima ariko nkeneye umuntu nzajya ntura ibibazo byanjye akabyumva yego haza kuza umukobwa witwaga Emeline yaravuye mu bazira tukiri kuri uwo wa mbere se ntabwo wibona wagiyemo ngo deep ngo kuya niye mpamvu itumye pasiteri amvangira iby'urukundo ya mu by'ukuri njye pasiteri tuganira yarambwiye ngo Imana yarabyemeye ko uwo mukobwa twabana ko pasiteri niwe yajyaga tubwira ati ndabarebera nimbona bihura ubwo ndababwira nimbona bidahura ariko njyewe nkabona ari umuntu ibintu by'Imana nabyinjiyemo kera nkavuga ari nkumva mfite akantu k'ingingimira kuri pasiteri ariko nkavuga okay no umukozi w'Imana yatoranijwe n'Imana yaramwimitse musukaho amavuta ntacyo narenzaho njakira uko nyine mba muri uwo mujyo nyuma umukobwa nta mu by'ukuri nubwo yambwaga ko ari pasiteri wabyanze naje kugenzura nyuma nkora research nsanga yari afite n'abandi basore bamukunze kandi bifuza guhita babana nawe ariko jewe akumva ni ibintu bizafata indi minsi muri make we yabuze kwihangana bivuze ngo ushobora no gusanga na pasiteri ahubwo amukwangishije ahubwo ari we ni imyumvire yaramugize urwitwazo ahubwo yamugize urwitwazo hanyuma umukobwa nuko tuza kurekana gutyo twarekanye ari ku cyumweru kuwa gatatu niba atari kuwa kane arampamagara kuko yajyaga aza mu rugo iwayo aho nabaga ndi agafata imyenda akajya kuyifura hari imyenda yigeze kumfurira mbere igumayo aho yabaga igumye yaza kuyijyana bimukira ahantu bita Masaka aza kumbwira tuzaza gufata imyenda yawe Masaka niyo nayisize ese we wagiye arabyanga kunsobanurira neza ariko nyuma za kumenya ko yashatse umugabo ese wowe urebye ubuzima wari ubayemo nk'umuntu waryaga ibiryo by'ingurube wumva umukobwa adafite rezo yo kukwanga oya rezo arayifite ariko nubwo nandi muri ubwo buzima nemera ko Imana ibasha guhindura igakura umuntu ahantu habi ikamushyira heza nyine wandi ibyo wowe wabyizera ariko se umukobwa arabyizera rwanda niki mu by'ukuri nanjye nicyo uramutse uwo mukobwa ukabona haje undi musore ufite uko ameze urya ibiryo utarya binuza irafunguro ry'ingurube wese watabifatira ariko mu by'ukuri uburyo nagaragaraga ntabwo nagaragaraga nk'umuntu urya ibyo bintu bana bimuhisha nta n'amakuru yari afite kuri ibyo bintu oya mwakundanye kingana iki twakundanye umwaka n'igice mwakundanye n'umukobwa usanya n'ingurube urabimuhisha nta makuru yari afite na make keretse wenda niba yarabibwiwe n'abo twabanaga aho ngaho ariko icyo gihe ndahamya ko nta makuru yari afite kuko iyo aza kuyamenya ahubwo aba yaranabinyuriye umunsi ansezeraho ariko kuva atarabivuzemo ndakeka kuko na nyuma yaje kuza kunsura yaranashatse ashaka ko mbona ashaka ko dusubukura umubano ariko abona narakwamye sinkiri muri gahunda ahubwo yamenye kusanya n'ingurube bwo mpaye byari gukomera ahubwo yari no gufata ubuhiri akanyirukankaho nkubita umugenda kuko byari buze kugenda ariko byari kuba bibi cyane uba wiboneye undi mba niboneye undi wari uvuye mu basilamu witwaga Emeline nawe ari umwana w'indushyi noneho wahuye n'ibibazo birenze ibyanjye w'imfubyi ntagira ababyeyi ntagira haba muri make we yari murungabangabo ari hagati nk'ururimi noneho aza ahungiye ku muntu umeze nkanjye ariko muhisha ubuzima nanone ndimo nuhanga abakobwa bose mwakundanaga ntibabwiraga kusanya n'ingurube ariko urumva wabivuga akakwemera ahubwo ab'i Kigali ntabwo byakunda noneho Emeline waje ni nanjye wateye iya mbere hose njya kumutereta mwakira muri korari nari nanayoboye na korari ndidirije wa korari ndamwakira nkamurepetesha yajya gutaha nkamuherekeza mu by'ukuri nawe aho yabaga yaracumbitse hadahamye bamukingirana ngo byaba ngombwa ko twagenda bamwirukana nkanamuraza no mu rusengero ariko pasiteri atanabizi
ngo warazaga inkumi none se kanisa ni ukuvuga ngo niho narindi iyo ngira gato niho nari kumuraza ariko ntayo nari mfite nabaga ndi mu rusengero numva habaga hari imikeka minini ukamuramburira akagenda akarambura agakeka aho ashaka kuryama kugira ngo tudatandukira tukanakora n'amafuta ari mu rusengero amushyira ukwe nanjye nkaryama ukwanjye ukihangana umugisha bugacya narihanganaga pe kuko nari nzi ko umuntu wakorera icyaha mu rusengero Imana yamugubanurira amatama yahita imwica nkiyumanganya ariko muri ubwo buryo atari uko ntabikeneye ariko nkiyumanganya bugacya nkamusohora saa 10 apana saa 11 saa 10 nkagenda nkamukomangira nti umbabarire byuke dore harakeye nuko akagenda agasubira iyo yari atuye byaba ngombwa nkanamuherekeza ngasiga afunzeho nkamugeza iyo yari atuye nanjye nkagaruka nkisubira mu gishanga kuko ariho nirirwaga ubwo ntabwo bagufite kukumva byenyine uri umuntu w'umusore ufite inkumi mu rusengero uyiraranyemo pasiteri wagutije urusengero ngo atabizi ntabwo yari abizi ntiyagucakira we ntibyaye gukomera pasiteri ntiyaza kumfata rero bavandimwe nakubeshye ewana pasiteri yanagukubitiramo kuko yari afite ikintu cyitwa umujinya umwe mu rwego rwo hejuru ku buryo iyo yagusangaga no mu ikosa memo no gukererwa repetisiyo cyangwa amateraniro yaragusimbukiraga akanagucira mu mazi ukabona ni umuntu ufite kamera idasanzwe iyo yaza kumfata icyo gihe byari kuba biba ariko yego nanjye nari nzi uko mbana nawe nkamubeshya nkamucenga nari mfite amacenga ateye ubwoba buryo hari n'igihe yavugaga ngo mutanguranwe mu rusengero saa 12 naza nifashe mu nda nti pasiteri nsengere ndapfuye nsengera ndapfuye ariko ari ugukererwa nyine kugira ngo ndebe ko nahanyura agasenga hashira umwanya nti pastor ndumva noroherwa nti rwose birimo biraza nuko nari nzi uko tubanye rero niyo mpamvu niyo mfata yenda ari kumbwira nabi bikomeye ariko ntibimurakaze cyane kuko nari nzi uburyo mpita mugarura nkamukaruma mu mujinya we yes dodo we wasinziriye wihangane katubanje ku nkuru ya mwene nyoko ubu se wowe nyuma ubuzima bwaje kugenda bute ugiye uvunagura kugeza aho ushaka umugore murakoze ubwo nanjye nkimara gutandukana n'uwo musore nkiri ku rusengero gutyo ngenda urusengero hajya mwasengeraga hamwe se urebye inshuro nyinshi twasengeraga hamwe gutyo gihe ntabwo mwasengeraga hamwe icyo gihe twasengeraga hamwe wasengeraga kuko umuvandimwe yararagamo niho nasengeraga nyuma rero byaje kuba ngombwa ko urwo rusengero turuvamo twimukira Kicukiro ariya santire abenshi barahazi hari umushumba wari uhayoboye witwa Bishop Brigitte Brigitte Bishop uri gutwika muri iyi minsi Mukanziga Brigitte yarabashumbye namwe Brigitte yaradushumbye atubera umushumba tumubera abana beza kugeza itorero barifunze rikinga imiryango biba ngombwa wenda ko tudakomezanya mw'uwo mujyo kubera izo mpamvu ariko yari pasiteri twakundaga mu kutugira inama mu kugerageza kutwereka inzira tugomba kusa nkaho dukomerejemo ishobora kuba yatugirira umumaro yarabafashije donko ubufasha bwe turabushima ariko cyane cyane bwo mu nzira zo gukorera Imana ubwo nibwo twari dukeneye cyane kuko ubufasha bw'umubiri bwo cyane yaranabuze we nta nubwo ntabwo byari na ngombwa ibyo ntabwo twigeraga twe tumuganira ubuzima bwacu yego nuko rero ubwo buzima tukiburimo gutyo twaje kuva aho ngaho la Beriseze Gikondo twimukira Kicukiro noneho nanjye muri bwa buzima bwo kugenda ndyama ku rusengero nongera ngaruka mu kazi ubuzima bwari bushaririye mu by'ukuri ubuzima bwo kutarya baze gusenga umuntu atariye kongera gutyo uvuga no mu gihe kitari cy'amasengesho mwahoraga mumeze nk'abiyirije muri make abarokore hari amasengesho bita y'agahato twe twarayasenze rero biratinda ntabwo twasengaga kubera ubushake inshuro nyinshi twasengaga ari agahato ukabyinjiramo ari agahato bikarangira ubikunze kuko ari cyo gihe ariko wenda wasohoka mu rusengero gato bya bibazo ukumva birongeye biragarutse kandi ikongera ikakurya
ukumva umubiri urakonje gutyo gutyo. Yego. Nyuma nanjye naje kugira gutya mbona umukobwa yari ari muri korali nanjye nari nyoboye yitwa Right Choir. Mwese mwabaga mu nzego z'ubuyobozi z'amakorali? Kuko abantu bakundaga kutugirira icyizere kubera ukuntu batubonaga. Twari abaririmbyi byongeyeho tukaba n'abahanga mu kuririmba. Hari dufite smartness mu bintu twakoraga byagaragazaga ko dufite ubwo bushobozi. Nubwo mwe mubayeho nabi ariko tubayeho nabi bigaragarira buri wese, amatambarire tugatwika. Kambara agapantaro kawe ukagaterezaho agakandara wenda karangiye ariko bikagaragara ko nubwo byarangiye ariko bikaboneka ko ufite gahunda nzima. Yego. Nza guhura n'umukobwa rero wari uri mu iyo korali. Tugiye nari maze gutorerwa umwanya wo kubadirija w'iyo korali. Umukobwa nza kumwegera ariko kabana umukobwa utarakundaga kuvuga. Abasore bose mbwiye ntariko sura mukobwa bimeze bite? Atoya turiya ntumukinishe ntavuga. Ntavuga n'ikimenyimenyi ngewe byanteye ubwoba. Byazaga muri korali akaza yica nta gusuhuza. Mu gusohoka agasohoka bucece na repetition itararangira akabara. Biranyobera ariko nza gufata umwanya wo gusenga Imana nkuko abarokore bose babigenza. Basengeye n'umukobwa? Nasengeye umugore ku Imana yakubwiye iki? Inshuro nyinshi iyo nasengaga Imana yarambwiraga ngo koresha ubwenge naguhaye. Mu bwenge Imana yampaye nagiraga gutya nkagiraga telefone. Ku gatelefone nakundaga kugakubitaho utuntu twiza nandikira umuntu mbese ku buryo iyo nabaga uri umukobwa nshaka kugutereta umuhakanira byari bigoye kuko nari mfite amagambo meza cyane. Nkagukubita tujambo twiza mbese nkagenda nkakumunga umutima rwose ukabuta umuhungu hano arandangije. Abakobwa benshi rero kubona uko bampakanira cyane cyane uwo nabaga mfiteho gahunda numva mugambiriye ntabwo byari koroha. Gutereta uri umukene, gutereta wabwiriwe birashoboka ko hano hanze hari abantu benshi bazi yuko inkundo gutereta ari iz'abahaza bamerewe neza. Waba umugabo wo guhamya yuko n'umukene yatereta bigakunda? Ndi umugabo ubihamya cyane cyane ko ubwo bukene ari bwo nari ndimo. Navuga ngo ntabwo byari ubukene gusa, ni bimwe aho abantu bita ngo ni ku cyavu. Twari turaho bita ku cyavu. Icyo cyavu imyambarire icitse, rimwe na rimwe intugu zararangiye, inkweto zitobotse ariko nyine ukaririmba umuntu atabasha kureba munsi. Ndibuka umunsi umwe batubwiye ngo mwurire uruhimbi mukuyemo inkweto, byarambangamiye kuzikuramo byananira. Muri ruhimbi nzambaye manutseyo bambwira nabi ariko ndababwira ni igihe cyanyu cyo kumbwira nabi. Ubwo rero umukene gutereta birashoboka. Umukene utariye, umukene utambaye neza, umukene utahaze aratereta kandi bigakunda. Yaba ariho umwuka w'Imana noneho Imana ari imubanjirije imbere n'ibyo akora rwose bikagenda neza kurushaho. Ukumva umusore nyine ahaza agafiriti, ahaza udukaroni, hakigwa agatelefone nyine agatanga keya. Ubwiyo keya yabaga imeze nka gute? Murakoze cyane. Cyane cyane ko buriya abantu bitwa abakozi b'Imana. Nangiye kuvuga ngo twitwa abakozi b'Imana ariko nabitwa abakozi b'Imana. Iyo witwa umukozi w'Imana rero hari ikintu cyitwa ubwiza bw'Imana buba bukuriho, kikurura igikundiro cyane kuri wowe mu maso y'abakureba. Ako kantu rero kagiye kansunika cyane kamfasha. Abakobwa benshi yego bakabibona ko nanutse, bakabona ko nshobora kuba mfite ibibazo ariko bakabona kuba smart, bakavuga bati uriya mutipe ibyo byose urabona ko nubwo bimeze kuri ariko ashobora kuba yavamo umugabo muzima. Marigre wenda nuko bambonaga ko nabaga nikarumye imbere y'abaririmbyi mu miyoborere bakavuga bati nkurikije uko ayobora, uko ibyo nabibwiwe na madamu tumaze kubana. Akamubwira ati nabona guyobora neza nkumva umbereye umugabo. Uwo ni nawe mwana banye se? Uwo nguwo nterese. Uwo ngo wikarumaga cyane. Uwo nguwo rero nkubwiye ukuntu namuterese biratangaje. Abantu benshi ntago babyumva ariko nari mfite abakobwa batatu numvaga nkunda. Nawe arimo. Ariko we nkumva ndamugira ubwoba kubera ko yabaga acecetse. Abandi bo twabara abantu duturanye tugasabana.
mbabwira ko nabakunda bakabinyemerera ariko nkumva agatima kanjye ntabwo kariyo neza. wateta gufitiye ntego ubusanzwe umusore uteta kugira ngo azarongore aba ari utuntu twifatiza afite wewe wumva guteta ngo uzashyire mu rugo ko nta n'ikintu nawe ubwabaga wifitiye. Yego ni ukuvuga ngo intego yo gutereta yari yo gutunga umugore nkamushyira mu rugo, ariko mu by'ukuri nareba imbere hanjye nanjye nkabona ntahahari. Mu by'ukuri umuntu utagira haba wibera kugakeka ku rusengero ku manywa, umuntu ujya kurara izamu, urumva agiye ku bihumbi byanjye nahembwaga ntabwo yari menshi cyane, nta nubwo ngira isoni zo kuvuga umushahara nahembwaga wari inote ya 25 yanjye nabaga nahembwe nkagenda numva ndi boss. Iyo nageraga rero ku rusengero naramubwiraga nti ngwino tunyura ahantu dufata amata, yakundaga amata pe. aho butari ubushobozi bwo kuyamugurira urumva mfite agashahara kanjye nkagura amata nkamukubita ijambo ryiza rimugera ku mutima rikawukonjesha, niyo waba gushyushya akavuga ati uyu musore kabisa ndumva abirimo neza. uwo mukobwa rero nkimara kumutereta nakoresheje telefone yanjye muri kwa kubwirwa ngo ukoresha bwa bwenge. Nagiye ubutayu bwa Samuduha, benshi barahazi Samuduha, narahasengeye abahanuzi bakajya bagira ukuntu bambwira nkabyumva nkavuga nti cyakora nkurikije nanjye uko niyumva ni Imana ivuze. Buriya umuntu wese ukorera Imana ntabwo yoberwa imivugire y'Imana, ntabwo bishoboka. Iyo ivuze uravuga uti kabisa iravuze, yaba atari nayo ukavuga uti nkurikije uko mbyumva ndumva bikemanga. Umukobwa rero nza kwihina mu mfuruka y'ahantu naraga izamu, nzamura isengesho ku munsi wa nyuma ntazibagirwa, hari kuwa gatatu. Nari niriwe muri repetition, iyo repetition twayikoraga saa 8, ariko mbere yaho gato mu gitondo nari niriwe mu butayu bwa Samuduha. Hari ibyo nabwiriweyo, ibyo mbizana nk'ibanga ryanjye. Ngeze ku rusengero umuhanuzi arongera bivugaho, nabwo ndabibika ndataha. Urumva na bwa bwoba bwo kwitinya bw'ubukene. Ngize gutya rero nihina ahantu mbwira Imana ntari kumana, noneho ko numva bigeze kuri finali wankorera iki kugira ngo nanjye nitinyuke noneho mvuge. Imana yambwira iti ariko nakubwiye ngo ubwenge, njyewe nabyumvaga biza gutya bimanuka nkumva ijwi rinyongorera. Buriya gusenga ni byiza, bituma hari akandi kantu umuntu yumva gahumuriza umutima. Birangiye nkimara kumva iryo jwi nahise negura telefone yanjye nandika SMS itari ndende nsaba urukundo abakobwa batatu, nyandikira abantu batatu, nayanditse irimo amagambo amwe asa, nyohereza abantu batatu. Mbwira Imana nti rero wamana mbere yo kuyohereza ndayibwira ntumva twumvikane, wambwiye ko nkoresha ubwenge wampaye, none ubwenge wampaye ngiye kubukoresha, ndakwinginze wowe ububanziriza imbere ubuherekeze. None ibyanjye nibigerayo biragerayo hari icyo bamaze guhindura, uwo bikubita umutima birawubomora, ntabwo ararambirwa kunyishyura ikibazo namubajije. Nimara kuyohereza SMS ndavuga nti ku giti cyanjye, ndavuga nti umuntu uri bugira amahirwe yo guhita ampamagara ashaka kumenya aya magambo yavuze bimeze bite, ndavuga nti uyu muntu niwe muntu ndi buhite nkomezanya nawe, andi ma telefone yose ndahita nsiba muri telefone yanjye mpanagure mvuge ko mfashe umuntu umwe. Donc wafashe batatu usubiza mbere. Mbese byari nka test medicale nkuko umukinnyi ajya mu kibuga, nkuko umukinnyi ajya gusinyira equipe bakamukoresha icyo bita test medicale cyangwa se isuzuma ry'ubuzima. Nanjye nari mbaye rero nk'umuntu uri gusuzuma ngo menye neza koko niba ibintu nari nishoyemo bishobora kumbyarira umusaruro. Uwo mukobwa we noneho telefone ye nari nyitunze watabizi, uwo twabaye nagiye muri repetition mfata telefone ye navuga nti mpereza telefone niyandikiye nifatira utunimero tw'umuntu mba ndibipye, maze kubipa telefone yanjye nimero ye ndayibika, yanjye muwe ndayisiba nyitwara gutyo. Nyimara kohereza SMS rero wumva ibyambaye. Wasubije mbere n'ububi? Uwo nguwo nkubwiye rero. Yese yegura telefone ati mwihangane agatelefone ka SMS kanyu karaje turagasomye mutwihangane ntabwo kari katugenewe. Ntoya ni iki kikwemeza ko katakugenewe kandi kakugezeho? Ni iki kibikubwira? Nahise mvuga nti rero nkurikije ikimenyetso nari nasabye cyari iki ko mu barokore iyo dusenga dusaba n'ibimenyetso.
nshobora kuvuga nti ngiye kugenda mu muhanda niba wa mana wari wowe umperekeje nkurira n'umugabo umeze gutya ufite ibigango munini rwose uwo mugabo anansuhuza ndamenya ko ari wowe umperekeje koko turi kumwe wa mugabo twahura nkavuga nti inzira ni nzima reka nkomeze rwose urugendo ni amahoro Imana turi kumwe ntahura nawe nkavuga nti oya ntabwo bivamo ndasubikura urugendo kuko ntabwo ari amahoro ko tuba dufite amakuru tujya gukora ibintu byose tubifiteho amakuru. Yes, ati abaremeze umukobwa yarambwiye maze kumubwira ubwo urumva ofete yari yasomye SMS arambwira ati bikubiyemo ko mbona nabibonye bikantera ubwoba nkabona atari ibyanjye bimbisha biremereye ntese ni igiki kiguteye ubwoba toya ati ndabona atari ibyanjye kubera impamvu runaka impamvu ndazumva kuko numva nawe afite iyo message yasabaga urukundo iyo message yasabaga iki message yari yo gusaba urukundo rweruye kuko urumva nabivugiraga mu ibanga abibwira umwe ku giti cye ariko ntari nerura ngo mbivuge urumva ndagukunda cyane by'abasore ndagukunda ariko utari ukuvuga ngo ndagusaba urukundo rw'umubano. None se amaze kuguhamagara abandi bo nta numwe wese na azati rwose urukundo nsabye ndarukwemereye oya nta numwe wigeze asubiza bose baracecetse usibye umwe wenyine. Iyo basubiza ari ubigenza uti iyo basubiza bose rero nari bwicare nkongera nkakoresha indi tombo kuko numvaga byanga bikunda mfite ukuntu ngomba kubigorofanya kugira bigere ku mutima wanjye mbona ushaka. Uwo mukobwa ikintu cyatumye numva anankomvense cyane ni ikiganiro twaje kugirana nyuma yaho gato yansabye ko twahura kugira ngo amenye urumve dayari yari afite nimero yanjye ariko atanze isura yaranze isura muri korari ariko atazi ko ariyo nimero yanjye. Urumva rero nicyo kintu cyamuteye amatsiko cyane yo kugira ngo amenye ese uyu muntu ninde. Uwo niwe waje kuvamo umugore uwo niwe waje kuvamo umugore. Amen amen murakoze cyane arufo nawe twigarukire umuhungu yibonye ko numva toroshye nibandi uzikare imagine umuntu ohereza message abakobwa batatu basaba urukundo ahubwo uyiwe ni rutwitse no ubwo ni rutwitse mubi cyane wegeje kugenda bite ubwo rero umukobwa Emeline twaje gukomezanya dukundana nyuma pasiteri navyo aza kubimenya. Pasiteri Brigitte oya ni pasiteri Desire ubwo twaje mwe mukiri maze kubimenya araduhamagara twembo wa babiri arambaza ati Alphonse ko nayibutse ukundana na Korodina nkaba mbonye ugeze no muri Emeline noneho kandi bimeze bite ubwana ariko Korodina yaransezeye hanyuma mbona kubaho njyenyine bitari gukunda Emeline niwe nifate ati se shahu Emeline kari umwana ugikizwa urabona koko ndabwira ndi pasiteri w'injyana mu byo gukizwa nibyo ariko nzamurira mu gakiza hanyuma mu gihe nikigera nzabane nawe. Nanga pasiteri yagukemangaga yarankemangaga bikomeye kuko yambonagamo nk'umushukanyi ngira ngo noneho njye nyuma ndibuka ko Emeline twageze aho tuganira ku bintu byo kubana no kugira gute numva umukobwa arabyumva kubw'ubuzima ariko nawe nkabona arabyumva kubw'ubuzima bubi yararimo bushaririye. Noneho pasiteri rimwe ndabyibuka aza kumuhamagara turi muri korari nyoboye korari pasiteri araza Emeline yakererewe urumva nk'umuntu dukunda nasi ntiyari kuza yakererewe ngo ndaguhagaritse urumva nari nkisaba inzira zitaremera neza wamushyiraga mu tuntu tw'udufaveri bana mushyiramo imiyaga yazaye nakererewe meme nubwo yazaga repetition igiye kurangira nawe ubwaga ntijya muri korari uririmba ariko kugira ngo abaririmbyi batandeba nabi batabona ko hagobetsemo akantu hamubwira ntejo ntabwo uzajya ku ruhimbi kuririmba muri korari usengane n'abandi witozanye n'abandi ariko ejo ku ruhimbi no nuko pasiteri rero uwo mugoroba baza asanga Emeline arahagaze ari gusenga kugira ngo yitegure kwinjira muri korari aramubwira ngo sinzi akabazo kabayemo hari abantu bagiye bamujya mu matwi bamubwira ko ngo iyo dutashye muherekeza n'iki nuko ubwo aza guhamagara umukobwa mwicaza ari wenyine amwiyamye umukobwa ariko
abona ntago ari kubyumva aza kumwiyamira imbere ya korari noneho jye mbyumva amwiyama wowe yiyama umukobwa yiyamaga umukobwa kuko yumvaga jewe ijisho ryanjye riri ku mukobwa kandi arankeneye mu itorero ntiyandeka ahitamo kwiyama umukobwa ariko nanjye anyiyamiramo akambwiriramo ndakumva maze kukumva sinamwereka ko bimbabaje kuko pasiteri rimwe na rimwe hari ukuntu yajyaga agira gutya icyo gihe nabwirije neza abantu bakomye mu mashyi banatuye cyane akampa nka senyusi ati jya kureba uko wigenza ushake akantu ushyira mu nda nanga kumwereka ko nababaye kubw'ibyo abwiye umukunzi wanjye ariko umukobwa ararakara ararira nanjye nkumva nyine ntibinshimishije umujinya uraza barabizi ko ntabwo nari gupfa kurira imbere y'abantu nyoboye urumva byari ikindi kibazo mbona ko pasiteri amenashije ashyize hasi ko ndihangana nti n'umuntu mukuru aranyoboye nta kundi nabigenza yego so pasiteri amaze kwiyama umukobwa twatangiye kubigenza gahoro tugendamo gahoro ariko umukobwa binsabye ati reka tubigenze gahoro pasiteri atazanyirukana dore ko naje mu rusengero ngira ngo mpahungire ko yagiraga amahane pasiteri yagiraga amahane cyane nyuma umukobwa agenda ahubwo asa n'ubivamo aza kwinjira pasiteri amuganiriza noneho amabanga ye bwite nyirizina amuganirije pasiteri amujyana iwe mu kubayo umukobwa tuba turarekanye noneho kuko pasiteri yaramunyanyishije bimwe bya burundu umukobwa turarekana noneho bwa buzima natinyaga bwo kuba ndi jyenyine mba ntangiye kubwinjiramo sasa mbaho ntafite umukunzi mbaho nta muntu niyumvamo nkabaho muri korari numva nayibishye numva ntabyiyumvamo ese ubwo pasiteri nta kantu nuko impamvu zatumye nyine amukwanyisha wowe wumva nta shingiro zifite niba yarakekaga kuri ikirura wenda cyangwa se mu kimwe agukemanga kandi akana kari gagikizwa icya kabiri akaba yarabizi kuri uwo mukene habona utwana dukeneye iterambere urumva uwo mubyeyi w'umuntu atamwumva ku ruhande rwe abamwumva ni abatari muri iyo kesi ariko gihurira ntabwo nshobora kumwumva kuko yarampombeje numvaga mpombeje yarambangamiye cyane ku buryo bukomeye ntawe nubwo nari kumva nubwo yego yagiraga gutya akagira uburyo amfavorizamo nubwo ari kumbwira ati ahubwo nunamwanga inkubira kwanura ntabwo nari kubyumva kuko numvaga ari umuntu ndi bubwire ikintu cyanjye kuko numvaga ari uburuhukiro bwanjye urumva rero pasiteri yaba ari mukuri yaba atari mukuri icyo gihe sinari kumwumva ariko ubu nibwo numva neza ko yari ari mukuri ubu ho ndabyumva ariko icyo gihe ntabwo rwose nashoboraga kubyumva fayina ariko byarangiye nawe ubonye uwawe finali ubwo naje kwimukara beriseze muri iryo torero nawe mu Kicukiro nanjye ni mu Kicukiro ubwo nagiye imbere ya mugenzi wanjye yaje burya nsangayo nkigerayo ariko nkamara igihe kinini nta mukobwa nkundana nawe ko numvaga nyine ibyishimo byanjye pasiteri yarabipfuye byarayoyotse yarayongobeye noneho ariko nyuma yo kumara igihe kinini ndi mu buzima butishimye numva ntameze neza nyuma nza guhura n'abakobwa ariko nari nyoboye nabo muri korari nyine ko mbayoboye nkumva mbafiteho ububasha buriya hari ukuntu wicara ukumva hari ukuntu ufiteho umuntu ububasha ukiyumva ariko nkabatinya kuko ntabwo twari tumenyeranye cyane nirindaga kubimenyereza cyane nka babandi ba mbere avuga ariko nindamuka nishoye mu bintu by'urukundo bikangendekera nk'ibya mbere bizagenda gute wagize igikomere donc mu rukundo narakomeretse utewe na pasiteri wibijya kure numva narabitewe na pasiteri nta wundi nshinja ibikomere byanjye kuko si umubyeyi wambyaye kuko ntiyarazi gahunda ndimo sabo twabanaga mu itorero bandi ntawe n'umwe wamenyaga diru zanjye n'umwe sibye pasiteri kuba rero yarakuruye uwo mukobwa akamujyana iwe kubayo ese bikubangamira akaba hari ibigambo yamubwiriye imbere yanjye mbyumva akaba hari ibindi yabwiye Korodina bwa mbere yuko turekana kandi umupasiteri umwe akwangisha abakobwa babiri bose ubwo rero numvise ariwe muntu nkomerekeje ntabwo yakoroheye bituma yaramereye nabi cyane kuko yaramfuhiraga njye sinkamenya impamvu ntabwo nari nzi impamvu kuko umukobwa wese twageragezaga kuvugana akabona ni umuntu abona nshyizeho umutima
yaramubangamiraga akatubangamira ku buryo kubana hagati yanjye n'uwo mukobwa yashyiragamo urukuta akaremamo ikintu kibi cyane umukobwa tukarekana ntazi impamvu biteye kandi ari umushumba wawe kandi ari umushumba wanjye rwose mufasha mu murimo w'Imana nyobora korali departema y'abavugabutumwa nyoboye urubyiruko ku itorero nyoboye amateraniro nari nka mwarimu ku rusengero numva arankomerekeje ari nacyo hanini 80% cyatumye nimuka mu rusengero rwe ndahunganya kwa Brigitte Kicukiro Brigitte bagutije ubuhungiro Brigitte bamutije ubuhungiro cyane rero nibereye kwa Brigitte mbayo ariko mbona ari sosiyete numva ntisangamo nkayigendera kure nkumva nyine umuntu nisangagaho cyane ni Brigitte kuko we nkigerayo niyo muntu twabashije guhita tuganira ariko abakobwa baho nkumva ndabirinda bitewe nuko numvaga nta buhungiro nababoneraho ibyo nakuye hirya aho ngaho Gikondo kubizana Kicukiro nkumva ni ibintu bidahuye ngenda nirinda ariko nyuma y'igihe nza gutinyuka ndavuga ntari kuwagerageza amahirwe kobwa mwiza cyane nabonagamo muri korali Dedone yarayoboye yarari muri korali Dedone yarayoboye ninjye wabanje kumuyobora bwa mbere muri korali uwo mukobwa kuko Dedone yaje kuyobora korali je nyivuyemo ngiye muri korali nkuru yindi yari iri ku rusengero yego we aza nyuma bahita banamuha inshingano zo kuyobora iyo korali je nari mvuyemo kuko batubonagamo leadership cyane noneho kobwa ariko nkabona n'umukobwa udashobotse suzugura abasore bose nkibaza gisengewe kuko niwe muntu nabonye mu itorero numva ndamukunze ariko nkamutinya nkabese nzamuhera mbese nzavuga iki ariko nyuma nza kubinyuza ahantu umukobwa w'inshuti ye bitaga Mutesi nari muyoboye we muri korali yanjye nayoboraga yego ndimunyuzaho tuza gupanga uburyo ari bungurire fiançaye hanyuma nkagenda nkasa n'umwageresa nkumva ibitekerezo bye nyuma nkazamutunguza nkamukorera surprise ugatera ivi byari bitaraduye ibintu byo gutera amavi cyane ntabwo byari bikaze ariko numvaga nanjye ndi umwe mu bantu bashaka gutwika muri iyo minsi nkarishinga kabisa igahama nuko ngo Mutesi aragenda ngurira fiançaye turayibika ariko itegereje nyirayo baguze fiançaye n'ubwo kuyambika ataremera ataraboneka yaratarabyemera gusa namubonaga mbere n'uburyo yanyakiriye icyo gihe ntakimuyobora muri korali byari ibintu bibiri bitandukanye muri korali twabanaga mbona afite agasuzuguro tanyubaha tanyumvira ariko nyuma maze kuhava ngiye buryo namuganirije rwose numva bihaye agaciro mwaka nimero ya telefone numva twari tubanye hafi imyaka 2 ntazi iyo biva niyo bijya nta nimero ya telefone ngira ariko mubona gutyo nk'umuntu uri aho ngaho nyuma ariko numva nyine urukundo niwe runyerekejeho cyane yego ndamusanga ndamwegera mwaka nimero ya telefone arayimpambaza n'impamvu nyimwatse nabwo ndashaka ko tuzaganira muri iyo minsi rero Imana ari inteye iteka hari uburyo mpagaze ndakeka waramaze kuva mu gishanga none naravuye mu gishanga urumva niberaga Kicukiro mbana n'umusore ufite nk'akantu kuraze kinjiza ntako nari mfite nabanaga n'umusore witwa Rene nawe ahari ndamushuhuje niba basha kudukurikirana kuri Shabuka TV ebana Imana imuhumugisha cyane iyo minsi yaramfashije arancumbikiriwe mu rugo ko yankuye mu buzima bwari bushaririye anjyaniwe mu rugo ariko nawe nta kintu afite ari kwagusonza bya bike ariko nibura nkumva ndaryamye nibwo natangiye kuryama mu ishuka nkumva irashyushye natangiye kuryama ku gitanda numva bimeze neza ubwo usubye mu gashu mu ishuka ku munsi mbere uvuye mu gishanga wumvaga bimeze gute byari nk'ubunani byari ubunani kuko muri nabaho iwacu sinigeze ndyama mu ishuka ntaba nkubeshye urumva ndyamye mu ishuka ku gitanda ahantu heza hakoropye pe kuri njye byari umunsi mukuru nuko umukobwa nza gutira umusore w'inshuti yanjye kuko urumva nkihagera aho ngaho Irene yabaga
nahasanze inshuti z'abanyeshuri bigaga muri IPRC hano Kicukiro. Twabanaga mu kigo kimwe rero ahantu twari dutuye hari hameze nko mu kigo ari amago ari ahantu hari amacumbi menshi bo ari ngaho rero niho Rene yakodeshaga. Umusore umwe ndabyibuka namutiye inote y'ibihumbi 2000 muri iyo minsi ariko hari ahantu numvaga gahuri kakazi wari wambwiye numva ringuye mu gutwa arambwira ati ngiye kugushakira akazi ndavuga naho ni guda mbaza ibintu nize ndanamubeshya ariko kugira ngo nibonera akazi ko numvaga ibyo yambwira byose nshobora kwiyaminekereza ubwo icyongereza n'igifaransa ko ntabwo ujye ukavugamo se ubu kubera kubana n'abantu bazivuga ndagerageza Dore n'umukobwa ntiyazi uwaza n'icyo arababeshya abantu baki igishinwa wagerageza abeshya acangacanganya ariko bigahura mukakaboneka nubwo hari icyo ugambiriye ubwo umusore yanteje inote ya 2 kobwa umunsi twari twahanye ndabyukana mwatse nimero ari ku cyumweru ku cyumweru kindi gikurikiyeho nibwo nari namuhaye rendezvous uko tuzabona ubwo urumva naratahaga nkagera mu rugo nkiyaranja nkabona utuyinite cyaza nkatwakarene akatuma nkadushyira ku gatelefone nkaza kwibeta nkamuvugisha nkamuganiriza se wariye wiri ute waramutse ute ibintu nk'ibyo yumva koko mwitayeho bituma nawe yifungura angiye yumvamo nuko ubwo rero umukobwa kuri icyo cyumweru nza gutira 2 hana mwicaza ahantu mugurira umureti n'agafanta aho rero niho na propoje neza numva ko bishobora kwemera twahavuye amaye iminsi 3 yo kubitekerezaho nta n'iminsi 2 yashize mu ijoro ryabanje yambwiye ngo agiye gusenga ubwo ntabwo je narasenze nubwo utakiri gusenga je narasenze nabikemuye je naragikemuye nta kibazo mfite ariko none hajya kugisha inama wa mukobwa Mutesi nyobora muri korali kumbi igibanga ryanjye na Mutesi tayari ryarakemutse akimugisha inama Mutesi aramubwira tura musore ni good nanjye Imana yari yabimbwiyeho Mutesi aba munshumuriyeho gutyo mukobwa ubwo mbese ni nka kwa kunyerera mu masaka ukanayagwamo arisanga Imana birabikoze agarutse ubwo rero twabivuganyeho numva arabyemeye amaze kubyemera ku kindi cyakurikiyeho ivinda ritera da ambika fiançaye ivubura riteye wateye ivise ufite akazi karabonetse nibura wumvaga wa mutu ari ubuzima bukomeye cyane uruvuyemo no kurya bigoranye wumvaga uzamutunga gute muri make icyo gihe nari maze urumva hari hashize nk'ibyumweru nka 2 mu propoje abyemeye mbere gato yo gutera ivi nabonye akazi Kicukiro centre ahantu kubu kwiziniye agenda nakoraga n'amafaranga menshi icyo gihe kuri ngewe watega mu kigo cy'ishuri se naka restaurant nakoragamo wabonaga kari vi ari wowe ushinzwe igikoni yo ndi chef de cuisine meze neza urumva noneho navuye handi mu ngurube ngeze kwa Rene nabwo turacyafite inzara ariko ngize umugisha mbonye akazi yego aho nteka urumva nawe mfite uburenganzira wagiye ku kigega cy'ibiri yageze ku kigega cy'ibiri rwose nageze aho bihunikwa ateka namara guteka mbere na mbere nkabanza nkica umwaku kugira ngo ntaza kwirirwa n'inzara abantu bakayinsomamo ndi buseriva uburyo bihumura ariko nkumva nibura bize kumpumura amazi yego icyo gihe rero nari maze kubona akazi hembwa umushahara w'ibihumbi 40 urumva gira ari karaka yabo karakavagari karakangari k'amafaranga ni ipini ubwo na wa musore wantije 2 yarazi ko nubundi uko byagenda kose nzamwishyura ko arumva niwe wari wandangiye akazi kandi afite amakuru yuko 100% ku kazi ngashoboye yego maze kuyampa rero ubwo hagiye propose umukobwa arabyemera ubwo kuri icyo cyumweru ni nabwo dutandukanye mvaye kumuherekeza ni nabwo nagiye kuvugana na nyirakazi akanyemera mpita ntangira ari kuwa mbere umwana wateye ivi ukibona akazi bana oya proposa ucya mbona akazi yego ku cyumweru ntitwakoraga ntera ivi umva byari bimeze neza numvaga ngeze mu buzima kandi numvaga uwo niwe mwaje nyine gushakana bana niwe twashakanye wow tubyara abana tumeze neza umunsi muze kugira abana 2 yego Diedo nanjye wogeze bangahe
nanjye ni babiri mfitanye n'uwo mudamu n'ubundi tubana. Yego, umva ko Imana ntabwo itagize rero. Imana yagize neza nuko. Yego, so uyu munsi rero, uyu munsi mu buzima bw'uyu munsi mu cyastaragoringa cyangwa mu hari akagiye kajyaho wenda k'ibitangaza by'Imana. Yes, murakoze. Ni za starago z'i Kigali abantu benshi bazi. Nubwo bimeze gutyo ariko byanga bikunda buriya Imana ikunda urugo. Yego. Twanakangurira n'abasore bari hanze aha bya bintu byo gutinya ngo nzarongora nabonye amafaranga. Narongoye mfite bosi habura iminsi mike nga nkubita inoti ya 25. Ndashinganye urugo. Urumva rero ubwo buzima bwo kurya ibihumbi 25 uri bwishyuremo n'inzu, ayo mafaranga mukanayarya ukwezi kugashiraho kugira ngo uzongere ushyikira andi, nabyo n'ubuzima butoroshye. Ariko buhoro buhoro hari ukuntu umuntu agira gutya ukumva araguhamagaye akakubwira ngo ngwino mu rugo bikagenda gutyo. Abenshi nk'abantu bakuru baba babasha kureba Shabuka TV, abenshi barabyumva si ngombwa umuntu amena umuceri hasi nkuko twatangiye tusuka hasi kuri siporo. Ariko buhoro buhoro urebye umuntu akurikije wenda icyo gihe cya mbere yumva twanyuzemo, akurikije nuko atubona size ngizo uko bihagaze, byo byose bigaragara ko hari impinduka. Ariko za starago nyine zo turacyastaragoringa, nta kintu gifatika umuntu yari yabasha gushyikira. Nta n'umwe ufite akazi gafatika runaka. Akazi nta kazi gahari mu by'ukuri. Ni bya biraka ushobora kugenda ugakuraho 1000 cy'atanu 2 3 se cyangwa 4 biterwa n'icyo umuntu yakoze, ugashyira umuryango bakarara bariye. Ubuzima turimo rwose murakoze cyane. Nizera ko ntashidikanya ko ngewe nzashaka akanya kamwe mufite inkuru z'urukundo nshaka. Alphonse yayimbwiraga nkumva arimo arakora amakosa yo kuyinganiza uwo barukundanye adahari. Nzashaka akanya kamwe nze iwanyu nabo babyeyi nabo tuganire bahari, kuko buryo iyo muganira mwejyanye wibuka uburyo wibuka wa mureti wamuteretesheje wa mbere, nibwo mwongera mugasubirayo neza. Alpho, nawe se nawe naruko nonko nta kazi karaboneka bimeze bite? Muri make nta kazi gafatika ndagira. Muri biraka bisanzwe, iyo cyabonetse ndakora, kitabonetse ndiyumanganya. Abandi bose bari mu buzima bw'i Kigali nyine dutuyemo, ariko naniyemeje ko nzayisaziramo nk'umugati cyangwa imbabura. Ubu ntiwasubira Kibungo? Kirazira Kibungo, numva ntazanahakumbura. Ubuzima bwaho ntabwo umuntu ndabasura, ariko numva ntazahakumbura zinasubirayo, kuko ibyo nasizeyo, uburyo nahasize ndakeka nta byiyongereye ntazi. Yego, bituma rero numva ntazasubirayo. Ariko akazi ko ntikaraboneka, turacyategereje. Ariko anytime ndumva afite icyizere cy'uko Imana izahindura amateka akaba mu buzima bwiza bushimishije. Ese ari ukuntu wenda umuntu avuga ati ariko niba wenda mufite nk'wenda nk'imishinga runaka na mwananiwe kuyishyira mu bikorwa, kuko hari umuntu uba usitaragoringa mu buzima nta n'umushinga agira, hakaba n'undi uvuga uti ngewe mfite imishinga ahubwo igihe cyose winanira. Hari umutipe umwe yagize kumbwira ati ngewe uramutse unguriye igare ubuzima bwose bwahita buhinduka. Donc nta modoka ngusabye, nge icyo cyamindura ubuzima ni igare. Namwe niba muba mufite nk'iyo mishinga rero runaka uvuga uti Imana ingiriye ubuntu byakunda, biba ari byiza cyane kurushaho, kubera yuko hanze aha ngaha abantu bagira imitima itandukanye, cyangwa se n'Imana nta n'umwe Imana nacisha no muri abo bantu gusa Imana igira uko ikora kandi mu buryo bwayo. So umunsi rero yagizeho kikagutungura ikagukubita n'icyo kintu cy'igishoro, uba ugomba kuba ufite nyine cya kintu runaka wayibyazamo umusaruro. So nabashimira cyane rero, tujyanye ikiganiro cyiza cyane. None igikurikiyeho ubwo n'abadamu twabaheje, ariko icyo gihe nzagana umwe n'umudamu we, twibukenye bya bihe muri mutereta nk'ubwo ngubwo. Ntabwo niyumvisha uburyo niba
waramuteye ibi abona utarabona akazi ambwira nk'ukuntu yumvaga biba bizagenda donc buriya umudamu nawe afite ntuza ikintu runaka yavugaho so nk'uko mwabitumenyereje rero mugiye gusozamo turirimbira muri dusoze ndabona butangira kugoroba. Murakoze reka n'ubundi turirimbe nk'uko bisanzwe karirimba benshi basanzwe bazi barakamenyereye natwe nta kindi twakoze usibye kukwigana kuko twumvaga gafite ahandi hantu kadushyira nk'abantu bakorera Imana cyangwa se baba no muri ibyo bintu. Yego hari indirimbo iba mu gakiza yitwa sinzibagirwa igihe nakizwaga, indirimbo ya 5 mu ndirimbo z'agakiza benshi barazizi. Ibyo bihe ntabwo twebwe ari byo twibagirwa kuko hari bihe bindi twinjiyemo noneho tukimara kuba mu nzu y'Imana tumaze no guca akenge kurushaho. Ntabwo ari ibintu wenda twinjiyemo nonaha twe ni ibintu twakuriyemo ku myaka 7 ngira ngo ubwo twinjiye mu nzu y'Imana tujyana na mukecuru, urumva ni ibintu rero biba mu maraso yacu twabikuriyemo. Iyo ndirimbo rero niyo ndirimbo twagiraga ngo tubaririmireho gato ubundi dusoze dusenga Imana hanyuma tubasezereho dutandukane rwose. Imana kandi irarushaho kuduhana umugisha. Amen. Sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri nge, none mu mutima wanjye huzuye ishimwe nshimira umukiza wanjye. Nigitangaza kuko nahawe agakiza ku buntu. Nigitangaza jye munyabyaha nahawe agakiza. Yego murakoze cyane. Reka dusaba Rufonsi noneho asenga Imana hanyuma ubundi tubasezereho dutandukane rwose. Bakunze bashabuka TV babasha kudukurikirana, reka mudufashe uri hafi uri kure mushobora guhamagarana mukabwirana muti tugiye kubaha Imana dusenge. Natwe ubu niwo mwanya rero tugiye kwinjiramo kuko Imana turabizi ko ari ishoboye byose niyo kubaho. Amen. Rero iyo dusenga mu barokore turahumiriza ntimuze gutungurwa nuko mubona ntumirije. Ndafunga amaso, nimara gufunga amaso hanyuma ntambutse isengesho abari bubashe kudufasha nabo Imana irabibahera umugisha. Amen. Mana nziza, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, turagushimye kandi turaguhimbaje ibihe n'amateka aya masaha meza nyagasani nyagora ku ngoma. Turagushimiye yuko uri Imana idahindurwa n'ibihe ahubwo uri Imana ihindura ibihe. Turagushimiye kuri Imana yabanye natwe uhereye mu bwana. Ubwira umugaragu wawe Yeremiya uravuga ngo nakumenye ntarakurema utari waba urusoro mu nda y'umubyeyi wawe, hanyuma ngushyiriraho kugira ngo ube umuhanuzi uhanurira amahanga. Akanya keza nyakubahwa Imana turagushimye yuko mwami Imana waturemye ukadushyira ku isi kugira ngo tubashe Uwiteka Imana ikomeye kukuramya no kuguhimbaza. Turabizi ko nta kindi tubereyeho usibye kukuramya no kuguhimbaza. Nyagasani nyagora ku ngoma, turakwinze cyane kugira ngo aka kanya keza nyakubahwa Imana uduhaye uyu mwanya mwami Imana wo kuganira n'abanyarwanda n'abari hanze y'igihugu. Mwami Imana tubasangiza ubuzima bwacu, turakwinjiza cyane kugira ngo nyagasani nyagora ku ngoma umaze kudufasha kandi utugire neza. Mwami Imana reka bizafashe benshi kuko ari byo ushaka kandi ari byo ushima. Mwami Imana rero turakwinginze muri aka kanya turashoje tubaye dusubikiye aha ngaha, twemerera nyagasani nyagora ku ngoma utugire neza. Gendane natwe kandi ukomeze kubana n'abakunzi ba Shabuka TV aho bari ku migabane itandukanye y'isi. Mwami Imana nyagasani nyagora ku ngoma ukomeze kubana nabo kuri Imana ibera hose icyarimwe. Natubane natwe tugire neza. Nyamakuru watwakiriye reka umuhe umugisha, ababasha kudukurikirana n'abatureba tubasabiye umugisha utagabanije. Reka imbaraga z'umwuka wera zikomeze kubagota, ubazengurutse umucyo wawe
kuko uri Imana ishoboye byose. Urakoze rero mwami, dusabye mwuka wera kugira ngo aganze muri twebwe kandi atsinda ategeke, kuko uri Imana igira neza. Ni ukuri mwana w'intama w'Imana rero aka kanya ntabwo twakibagirwa mwami Imana ibihe isi yose turimo, ariko by'umwihariko igihugu cyacu cy'Abanyarwanda cy'u Rwanda. Turakwinze cyane kugira ngo Nyagasani nyagora ku ngoma iki cyorezo, iki cyago, iyi covid yadutse mwami Imana, reka uyidutsindire kuko uri Imana igira neza. Mu izina rya Yesu Kristo dutabaje amaraso yawe wameneye ku musaraba igorogota, kugira ngo abari yamanuka mwami Imana abashe kweza neza ubuzima bw'Abanyarwanda. Numara kutweza mwami Imana udukize iki cyorezo, maze tuzongere tukuramye tuguhimbaze nk'uko byahoze. Mwami Imana, dore muri iyi minsi insengero zirafunze, Nyagasani nyagora ku ngoma turakwinginga cyane dukomeje kugira ngo nudufasha iki cyorezo tukakivamo amahoro, tuzongere duhure mu rusengero kandi tuzakuramya tuguhimbaze. Urakoze rero mwami, dusabye umugisha abantu bose bakurikirana Shabuka TV. Reka mwami Imana umugisha utagabanyije, umugisha usesekaye, umugisha utsindagiye, umugisha wuzuye neza, uwo nguwo niwo tubasabiye mwami Imana, kugira ngo uwukwize mu ngo zabo, arabafite ingo, arabatarubaka mwami Imana, abo ngabo bose tubasabiye umugisha umeze gutyo, kugira ngo Nyagasani nyagora ku ngoma bawubone, nibamara kuwubona babone nuko bagukorera bishimye. Urakoze rero mwami, abafite ibyifuzo bitandukanye bose reka ubasubirize ibyifuzo, kuko ari wowe igisubizo cy'ibyifuzo byose. Urakoze, ntabwo twakubwira byinshi mwami Imana, ko tuzi neza ko dusaba bike, ibyinshi ukabidahera ubuntu Imana. Amen. Urakoze cyane. Urakoze Imana ibahe. Bye bye.